asobanutse ibintu byo kubabara nonse ko twari dukorana muri chimo waretse ibintu byo gufuha nonse ubwiye undi koresha waretse ibintu byo gufuha wandetse nonse ko namundi wagiye mugakora nangiye wandetse ntabwo nakureka nonse nakureka n'umwanya sumva nagenda people kuri AMANI TV RWANDA twagarutse n'ibisanzwe za series za episode nyine zigomba gukurikirana ubu noneho bashaka kureba Debby wanjye bagiye gusezerana ariko noneho umunsi wa none ndashaka kureba ese hari ukuntu ashobora kugira ishyari cyangwa ngewe naje mfashe exercise turi kwigishanya ubwo rero ashobora kuza Debby bikaba bibi so nuko rero urushinge muzara reaction Debby azagira ese agafuwa arafuwa ubwo nibyo dushaka kureba nimba ari byo koko so uyu munsi wa none ariko nawe nyine baraza kugira ariko yanga nuko ari so ubu tugiye gukora swat agazizana amanyaje ubwo rero tugiye kuyongera siko bimeze okay let's go ubwo turahera hehe bashaka kuduhera tutangire cyangwa ujye kubanza kugorora tumaze tutegure nyine okay ngategura turebe twagiye okay uramutse let's go side to side like this yes okay tuzamuke hongere tumanuke icyo nzi cyo Debby nabibona sha noneho ukuntu tumeza arahita avuga noneho arahita asara neza neza birabikaze cyane yarikaze muze kundebera Debby ubuteze kuzigisha okay noneho twagiye ngo nta kibazo cyangwa uragira ngo dukore gutyo okay keza twagiye okay Shaifa naza kureba nimba koko agira ishyari ariko se ubundi abakobwa mugira amashyari we uba nanjye natangira ishyari shuwa none muri make bageze ibintu biza kuba byo abantu baze gukurikirana urebe koko n'ibintu turi kuvuga biza kuba uraza kureba ni hatari okay akanyuma umugongo umugongo tujye gutangira cyangwa nakuzungu okay wawe tugwara ukagerayo okay wagororotse se cyangwa urabanza kugira gutyo tugire rimwe ariko noneho twagiye right okay okay fate wait sibyo uranyereka twagiye fata okay twamamuka gutya gutyo ariko ari imbere yawe sawa utari kubarasa washaka kumbara twagiye wapi ingine ntabwo wanye yagira one double ukora double kugira ngo kugira kunyicaza ntacyo twagiye wanye ntabwo iraba one wavuze se ariko uri kubara nabi two is double it means one let's go that's two that's three three iyi ni foriko yego four five zigomba guhita zisohoka ese ntabwo ari byo nibyo ni ukuvuga yubatse dabo urakumva niba wumva ukora 10 ukavugana eshanu ariko ubaze kamwe kugira ngo ukore veni ushobora kuba deja mu mutwe wawe byarangize wabije kwiyangiza ariko nka gutya tenu zirangiza vuba mu buryo utazi ni sawa ariko
dukore 10 cyangwa dukore zingahe oya zibe 10 ni eshanu ngo twakora karindwi n'igice se 16 ngo ndabwo turakora ku buryo zita zisohoka zigaragara Ushaka zigaragara neza okay bakunzi banje nimba zaje muze ko nimba zaje sibyo amaboko n'Amani TV RWANDA abashaka ko zize nibyo kandi ngo dufite gahunda yo gutuma undi nawe bikataza ntabwo nzijyazira yego dufite gahunda ubwo rero ikibazo wasanga turi gukora iyo nawe atavuga ati n'abakarabaye baramuyemo okay twagiye okay one kuri gukora vuba okay two three 4 5 6 7 Komeza gutyo ukuva ahongera ndemeye cyane ahangaha zirimo neza zirimo neza inyishemo urazizi ukuntu bimeze ndi kubyumva okay noneho rero uravuze washaka nyaje sibyo ko tugiye gukorera rero tugiye gukoresha swat twagiye swat tuguturikorera urangwa basho ndabandera ndagerageza okay rero terinjira Amani
ugiye gukora iki? Ugiye gukora za masha.
Okay. Sawa ubwo. Izi zirahagije. Ngiye kureba Debby. Ukoreshe kuko icyo twakoze se. Uramutse fiancé yaje. Yamenye turi mu patana wanjye. Gusa niba kuba yateze kuza. Avuga ati nawe washaka ko ngufasha. Niba yaje ariko reka niba yageze. Stretching. Ko watinze kuza esprit meze gute kutavuka vipi kutavuka meze neza wose meze neza ko mbona se utameze neza umeze nkaho warakaye hari ukuntu byahindutse vipi ntabwo ari bisa siporo niwe nategereje wageze ugategereza uriya mwari muri kumwe none se njyewe nagutegereje njya nyine sinabonye uwo mwari muri gukorana agenda mukomeze mukorana turi gukorana nyine ariko nari mutegereje ndeka ndikoresha urikoresha ase waretse ibintu byo kubabara none se ko twari gukorana muri kimo waretse ibintu byo gufuha none se nakubwiye ngo ndikoresha waretse ibintu byo gufuha wanditse none se ko namundi wagiye mugakorana ngiye wanditse ntabwo nakureka none nakureka nyuma byaje sumva nagenda Kanda none se nose ko ndikubona uri kwiyabuza ibyuma wowe ni umujinya gusa none kwiyabuza ibyuma ukuntu bya data ndetse tugakorana nkagufasha none nagize wagiye wanditse urabona ari kwikoresha ese watekerezaga ko njye n'ubundi nabishobora ndabishobora kandi ndikoresha none se nari nakurindiriye undi yari mu gihe umuntu uri kurushaka ko umuntu amukoresha exercice akora bisanzwe sinabibonye nyine byari ibintu bisanzwe cyane ibintu bisanzwe oya ariko ntukarakare cyane siko Debby waretse kubabara reka kubabara reka gukorana gufasha sibyo reka nari murindiriye none se nari kubigenza gute ariko wanditse nk'iko nari murindiriye genda mukomeze gende ase wakwihanganye waretse kugira fire sibyo Debby wanjye bakuyoroje siko ntabwo nzi ko waragaragaye niba siko ntabwo nzi ko waragaragaye ntabwo ari byo sibyo waje nagukoresha reka kwiyabuza kugira ngo basi nagukoresha dukeye basi waraniwe waretse kurakara simwe kingiye ndikoresha nakwambitse ibitego kugira ngo ujye mukoresha ya uyu munsi ndikoresha genda ukomezanye n'uriya ngende mbikoresha hari ikibazo umezanye nawe buriya nanjye nukoreshe kugira ngo nuzanze dukorane ntabwo na uriya namufashe impeta zawe uzi urayisubije ko byari muri seriye uzi wayifashe nawe rero gusa urayisubiza ngo bigende gute yangane no kumenya amani please wakwihanganye ihangane sibyo please sibyo yangane ntabwo ari big deal nari mutegereje nase si watinze kuza nase yambye ngo mufashe nta bintu byadanje nase mufashe iyo natinze kuza n'ibiraro yasabye ubufasha kuko yashakaga urambona uranyirengagiza ndabindi genda kubona oya reba turabonanye amasuku yandi impereza iyo meta komeza ngende ikorana rero hari ikindi basi yangane basi nsa ok nta kibazo ariko uyu munsi ndikorana ntabwo dukora barakimaze tugakora ok reka mbe nikorana buriya hari igihe uza kongera gusubira ubwenge kugira nabi
basi uza kwihangana ukareka ibintu by'umushinga sibyo sibyo basi ntabwo nzi ko urakara gutyo wana niyo kurakana bari sawa ndavuye ko naraka warakaye inde nyine waraka biragugiza siko dusanzwe dukorana duseka tumeze neza ukaba wayisubakana kandi umuntu yambye mu bufashe kugira ngo yikorere nyashi uko wamufashije nakintu shaka kwikorera nyashi ndi kumufasha nta bindi bya big ahubwo yo hari ibiri kwikeka none se ndavuye ko naraka umuntu nyine cyangwa koko nuko bitoroshye kandi yabuze ibyuma ntakunda kuko ndumva ibintu byawe byako wagiranye bifu na kilo zicika wa Gande kandaza urubuke wakoze cyane cyane ndaje ngiye ubone ushukuru nakunze biranze kambe nkora dukeya buri aho ari gukora nayo ndasubirayo mbere ubwo ibintu ntabwo byashoboka kandi gufasha umuntu none bibaye ikibazo kambe nkora dukeya ndi kumugira numva nimba ari cyo yahinduraho kabisa kuko yabakebuze ko bya bintu yabifashe nka blague kandi nabivuze mbere ndi gutangira navuze ati ndaza kureba nimba agira umujinya none kumbi itanje zo gukomeza amarefu nayo kuko njye nazi yuko ari blague nabikoze njye nzi ko ari blague kumbi yarakaye byatanje wana bya bintu ntabwo byoroshye yuko wanze kumbabarira neza so wajurika ibintu byo kuvuga ko ntabwo nzi ko ufuwa akageme siko numiwe noneho n'abantu bo kuri AMANI TV RWANDA nabo bumiwe pe bumiwe kabisa noneho kubera n'umujinya none no kuzana kuriya wallahi uzi kurakara nayo akiza yuko najyanaguye wajyanaguye uko urakara ntabwo narakara ukarakara ugafuwa sinzi nabuzi ko ufuwa gutyo imbeshyera ukubeshyera byari ibintu bisa nk'uri ko arashaka kwikorana gusa kwikorana ntabwo ari ibintu bisanzwe mu bantu bo kuri AMANI TV RWANDA nabo bari kubibona basiganira cyane turebe ikibuga cyane hasi unyumvire basi ureke kurakara bari byiza byarangiye ariko turiyunga kandi byarangiye kudakora se byose sinakora guteka n'urumva ko n'abantu tugomba gukorana ngiye kuyikorana ngiye byarananiye muri bizi kare bisa babonye aho mukorana n'uwo twari turi gukorana ntabwo ari we tusikona ni muhindi uracyari ajya horaza ajya horaza siko ibintu babishyize ku rundi rwego se none se pasi ntabwo kandi nakubwiye ngo byarangiye ibintu birangira gutyo nakubabariza ntabwo birangira gutyo wawe nakubabariza ibintu bigenze gute kugira ngo nyine imbabarire abantu bo kuri AMANI TV RWANDA bayibone ko wambabariye atari ibintu byo kumvesha kugira gutyo wumva wambabariye gute basi ibikoresho byose bikeya basi bigaragaza ko wambabariye cyane se ndabona cyane kandi byari ariko se cyangwa mbyihoreye telefone yawe nizo ko itazakugwa
aha Debby shawe ihangane abantu ntukomeze kurakara ntabwo ari se byarangiye ndetse ariko ko byarangiye byarangiye okay mani shimwe tunyonge cyane turebe tunyonga cyane turebe ngo niyo cyane yawe muhindurire se muhindurire ese namaze gukoresha imbaraga nyinshi urabona sure okay gusa ariko ubwo wabaye akana keza ntaribi umutima mubi ntabwo ari sawa ari nkurindire nakwamitse impeta nta undi muntu nagenda kureba humura ni wowe forever ntabyo uzi ni wowe rwose sibyo naturusha nisi basi warushye abantu bo kuri AMANI TV Rwanda nukuri turabashimiye cyane ngiye na Debby mukanera kariye byatari so yari yafushye ukubera nakoresheje undi ariko pe nta mutima mubi ya urumva bera nabikoze ngira ngo ndebe reaction yawe ariko nukuri byayikoze muri ya ndebe byo naje nkicara hariya ngakora nkagira ute nkabira n'icyuzwe nkajyana abantu bo kuri AMANI TV Rwanda bo bazabireba ngiye barabikoze mbishaka kugira ngo ndebe ese ubundi urarakara bigenda gute ariko nasanze urakara bya danje oya ntabwo ndakara babibonye guys simwabibonye gusa byarangiye nta kindi ni mutima mu sibyo so next time nyine umora pe igana kwa mitsimeta urumva kwa mitsimeta kugira ubundi pati n'abandi naho ndi umuntu nafata sibyo so rero abantu bo kuri AMANI TV Rwanda turabakunda cyane murakoze cyane nakagaruka muzide episode. Thank you so much. Uri cyo babwira abakunzi bacu. Barabizi ko mbakunda. Ndabakunda. Ndabakunda cyane kandi namwe mu dukundi. Yeah. Nuko imeze. Thank you. Mugire umunsi mwiza. Amani. Jen. Amani. Amani. Jen. Amani. Amani. Amani.
Jin Amani Jin Amani Amani Jin Amani Jin Amani 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 Jin